tariki ya 7 Mata 2025 u Rwanda n'isi yose turibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turazirikana amateka yatumye jenoside yakorewe abatutsi baho, urugendo rwo kubaka igihugu, ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda n'uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose. Jyewe ikaze muri iki kiganiro ndi Gilbert uko izagira, ariko kandi turi kumwe n'umwanditsi akaba n'umushakashatsi Emmanuel Uwimana. Aratuganiriza byinshi ku ruhare rwe nk'umwanditsi ndetse n'uruhare rw'ubwanditsi muri rusange mu guharanira no kubungabunga ubumwe, ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa mu banyarwanda. Aratubwira imbogamizi abanditsi n'abashakashatsi bahura nazo mu gihe bandika ku mateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko yaje no kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Jye bagiteguye nkaba ngiye no kukibasangiza ndi Gilbert uko izagira. Emmanuel Uwimana nawe reka tumuhe ikaze mu kiganiro. Nongeye kubashimira Radio Salusi kuba mumpaye umwanya muri iki kiganiro. Ngiye tuvugana nitwa Emmanuel Uwimana, batazira Emisempa cyangwa uzi ku izina rya Emisempa. Nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo rero bitandukanye bibanisha abanyarwanda ndetse n'umuryango muri rusange, aho maze kwandika ibitabo bigera ku 8 birimo icyo nise ubuzima mu muryango, hakaba ikindi nise inzozi z'urukundo, hakaza icya gatatu nise isano isumbi y'amaraso, hakaza icya kane nise ibikomere byawe byanteye gukomera, hakaza icya gatanu nise umurunga w'urukundo, hakaza icya gatandatu nise ikiguzi cy'imbabazi, hakaza icya karindwi cyo kivuga ku buzima bw'abana cyangwa se cyandikiwe abana cyitwa Gaju ajya gusura nyirakuru, hakaza n'icya 8 mperuka kwandika mu mwaka ushize 2024. Muri makeya nuko nakwivuga. Ni ngiwe rero tugiye kuganira muri kino kiganiro nk'uko mwabinsabye. Murakoze. Navuga ko umwuga w'ubuhanzi cyangwa se ubwanditsi mu kuhuza n'umurongo w'abanyarwanda wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, icyambere abahanzi bo mu Rwanda, baba abahanzi ndetse n'abanditsi, nabo ni abanyarwanda ndetse amateka y'igihugu cyacu aratureba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni muri urwo rwego rero abanditsi bo noneho by'umwihariko basabwa n'igihugu kwandika amateka yaranze abanyarwanda, tugarutse cyane ku mateka yatumye habaho jenoside, ndetse no kwandika ku mibereho n'imibanire y'abagize umuryango nyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Rero ubuhanzi ni imwe mu ntwaro cyangwa se mu buryo bukoreshwa kugira ngo habeho isanamitima, habeho guhumuriza abantu, habeho kusigasira ayo mateka y'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Nk'abanyarwanda rero muri ino gahunda yo kwibuka, ni umwanya mwiza wo gufasha abantu bashaka kwandika amateka yabo, kugaragaza ibitabo byanditswe cyangwa se niba hari by'abahanzi banditse, kubigaragariza abanyarwanda kugira ngo haba umunyarwanda wavutse nyuma ya jenoside, haba uwari uri hanze mu gihe jenoside yakorwaga, haba n'uzaza gusura u Rwanda aje kumenya amateka yarwo, azagendere kuri bya bihangano abahanzi cyangwa se abanditsi banditse ku mateka y'igihugu cyacu, cyane agaruka kubukana ku bugizi bwa nabi bwakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ndumva ari urwo ruhare cyangwa se ari uwo murongo abahanzi bariho, gufatanya n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi n'abayizize, ndetse ikindi no gukomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'ahandi hose ku isi jenoside ishobora kuba. Ni urwo ruhare rero abanditsi cyangwa se abahanzi muri rusange bafite, cyangwa se bafasha igihugu n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo nabo batanga umusanzu wabo mu kurinda ko cyangwa se mu gukumira yuko hazongera kubaho jenoside ku isi aho ari hose mu Rwanda cyangwa se no ku isi muri rusange. Ngewe nk'umwanditsi, ibitabo byanjye byinshi byibanda mu imibanire y'abantu n'abandi, ariko harimo nka 3 by'umwihariko bigaruka
ku mateka yaranze u Rwanda ndetse rukagaruka cyane no ku mibereho n'imibanire y'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Navuga yenda nk'urugero, hariho igitabo kimwe nanditse nise ngo Isano Isumba y'Amaraso. Ni igitabo cyasohotse mu 2000, nacyanditse mu 2014 niho natangiye kucyandika, ariko gisohoka mu 2020. Nagarutse cyane ku bikomere abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda bafite, ndetse ngaruka no ku mibanire y'abantu cyangwa se y'umuryango nyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Aho navugaga nti rero ibyo bikomere bifitwe n'abantu benshi mu muryango bikomereye benshi, aho usanga abantu badashaka kubaho, abantu badashaka kuvuga, abantu badashaka gukora, abantu badashaka kubabarira ndetse ngo bahobere ubuzima bongere babeho. Rero nasabaga abantu bagize umuryango nyarwanda kurema indi sano isumba y'amaraso, gufatanya mu maboko bakirinda icyagarura amacakubiri n'inzangano zishobora kugaruka kongera gutera jenoside mu gihugu cyacu, ndetse nanabasaba kumva ko ari abavandimwe, kubabarira ababishoboye nabo bagasaba imbabazi, ariko n'utazisabwa nawe akazitanga kugira ngo abeho ahobera ubuzima. Icyo ni kimwe mu bitabo nanditse ndetse kigaruka cyangwa se gifasha wa muntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 hano mu Rwanda, kumubwira ngo humura, dore aya mateka waciyemo, hari impamvu wasigaye, hari impamvu Imana yagusigaje cyangwa yakurokoye. Rero humura, komera, igihugu kiragukunda, hari abantu bagukunda, ibikomere ufite turabyumva ndetse birakomeye, ariko ntibikubuze gukomera no gukomeza kubaho. Icyo ni kimwe muri ibyo bitabo nanditse. Ikindi cya kabiri nacyo nakise ibikomere byanteye gukomera, aho nasabaga abantu bagize umuryango nyarwanda bakomeretse gusangizanya ibikomere byabo kugira ngo be guheranwa n'agahinda. Nibutse ko abahanga benshi bavuga ko umuntu ukomeretse yagize amahirwe akabona umuntu umutega amatwi, akamutiza urutugu, akarambikaho umusaya, akarira, akamubwira agahinda ke, bimufasha gukira. Rero icyo gitabo cyitwa ibikomere byawe byanteye gukomera gifasha umuntu wese ufite ibikomere, cyane cyane ngarutse kuba rokotse jenoside ndetse n'abagizweho ingaruka na jenoside, ko iyo abantu bishyize hamwe bagahana amatwi, bagategana amatwi, byanze bikunze barakomera, bakongera kubaho, bagahobera ubuzima, be guhenanwa n'agahinda ngo biyahure, biyange, bange koga, bange kurya, bange kwivuza. Ahubwo nabibutsaga ko igihugu kibakeneye kugira ngo bafatanye kubaka cya gihugu tuzaraga abuzukuru n'abuzukuruza bacu, cya gihugu kitazongera kurangwamo n'ayo mateka mabi ya jenoside, ahubwo ari igihugu cyiza. Ikindi gitabo nanone nanditse nasanisha n'aya mateka yo mu Rwanda, ni igitabo nacyo cyitwa Umurunga w'Urukundo. Ni igitabo kimeze nk'inkuru, ni inkuru ndende ivuga ku bantu babayeho mu gihe cya jenoside, nako mbere yaho bakagirira neza abandi, bakabafasha mu kazi, mu nshingano, ku misozi n'ahandi, ariko nyuma abaturanyi babo, abantu bakoranaga bakabitura inabi, bakabica. Nandika rero iki gitabo navuga ngo wowe uzasoma kino gitabo, aya mateka y'aba bantu ntazatume wibagirwa bantu bawe. Ndagaruka rero kuri iki gihe cyo kwibuka, nibutsaga abantu mureke twe kuzajya twibuka gusa umunsi w'amakuba n'ibyaha igihe jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga, ahubwo tuzajya twibuka kuzirikana kwibuka kwiza kw'abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, ni ukwibuka n'ibyiza twasangiye nabo mbere y'uko jenoside iba. Kwa kundi niba wari ufite ababyeyi, kwa kuntu baguteteshaga, kwa kuntu bagutoneshaga, niba wari ufite umuturanyi, kwa kuntu yakubaniraga neza, akakuzanira igikatsi, yakwenga akakuzanira umutobe, yahisha akagutumira mugasangira, inka ye yabyara akakuzanira amata. Iyo neza y'abo bantu ntabwo igomba kwibagirana mu matwi y'ababamenye n'abazabamenye. Rero naravugaga ngo kwibuka kwiza, muri icyo gitabo nise Umurunga w'Urukundo, ni umurunga cyangwa se ni urukundo rw'abacu batakiriho bazize jenoside yakorewe abatutsi
mu 1994. Nagarutse rero ku iki kintu mvuga ngo mu bwanditsi bwanjye ngira ngo nsigasire ayo mateka yabo bavandimwe, yabo babyeyi, y'izo nshuti, yabo baturanyi bazize uko baremwe, bazize jenoside yakorewe abatutsi. Navuga ko ubwanditsi ni imwe mu nzira nziza yo gufasha abanyarwanda mu bumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Ni kubera iki? Kubera ko hari abahanga bavuze ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent, cyangwa se amagambo araguruka cyangwa se aribagirana mu gihe gito, ariko inyandiko zo ntizigera zibagirana. Iyo umuntu yanditse amateka ikintu runaka inshuro nyinshi ntago gipfa kuvaho, ntago gisibangana. Ikindi nabonye cyangwa nize mu nzira mu gihe gito maze kuri iyi si, cyangwa se mu bitabo byinshi nasomye, nuko usanga umwanditsi ikintu yanditse nuko aba yakitondeye, nuko aba yahanuje, nuko aba yasomye mu yandi mateka, nuko aba yaganiriye n'abakuru. Usanga rero inyandiko, ubwanditsi ni imwe mu nzira nziza zo gutanga ubutumwa bwiza mu gusigasira amateka yacu, ndetse no kugaragaza icyuho cyagaragaye mu bayoboye igihugu cyacu mu gihe cyatambutse, ariho hajeho ya ngengabitekerezo, kubiba ingengabitekerezo mu banyarwanda. Ibyo bintu byose rero iyo bigaragajwe, warangiza no kugaragaza umusaruro byatanze mubi wo kuba abantu barakoze jenoside yakorewe abatutsi, bigatuma bica abavandimwe n'inshuti, bagasenya igihugu, kugeraho perezida niwe ukunze kubivuga ngo igihugu cyacu cyarapfuye, kirapfa neza kirazuka. Ubu rero ni umwanya noneho wo kugaragaza nk'abanditsi, ese nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi tugeze he twiyubaka, ni iki twakora kugira ngo turinde ibyagezweho. Rero nk'abanditsi ibyo bintu biri mu nshingano zacu mu gufasha abanyarwanda kwiyubaka mu bumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa, kugira ngo dufashe abakiri bato kumenya kirazira, kumenya indangagaciro z'umuco nyarwanda, kumenya gukundana, kumenya gushyira hamwe, kumenya gukunda igihugu no kucyitangira. Ibyo bintu byose rero nk'abanditsi, nk'abahanzi muri rusange, biri bumwe mu nshingano zacu zo gusigasira uwo murage w'abatubanjirije, tukaba navuga ngo urugero rwiza rwo kwereka abantu ko iki ni kibi, kino ni icyiza, duhame dutumbire icyiza, dukore icyiza, twirinde ikibi. Ni urwo ruhare rero rw'abanditsi mu budasa n'ubudaheranwa, kugaragaza amateka aranze igihugu cyacu, kugaragaza abagize intege nke kugira ngo abatoya batazagwa muri uwo mutego, no kugaragaza abagize imbaraga mu gusigasira uno muco no kurwana ku bumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, kugira ngo ejo igihugu cyacu kizakomeze gutera imbere, ndetse mu myaka izaza niyo yaba 100 cyangwa ingahe twe tutakiriho generasiyo y'ubu, abantu bazajye baza basoma ibyo bitabo, babwire ngo dore aho igihugu cyanyu cyari kiri, dore aho cyavuye, dore aho cyageze kiratsikira, dore uko cyongeye kuzuka kibaho, cyongera kuba urumuri rw'abatuye isi. Rero dore icyo twagakoze kugira ngo tutazongera kugwa mu icuraburindi, ndetse tukabera n'urugero rwiza abavandimwe n'inshuti n'abantu batuye mu ibi bihugu duturanye byacu, aho wumva hahora indyane n'indwano ndetse n'urwango rushingiye ku bwoko n'amacakubiri, kugira ngo tubabwire ngo mugezaho, dore aho twavuye, dore icyuho twasize, namwe muramenye ibyo bintu ntibizabe iwanyu. Ndumva ari icyo nk'umwanditsi navuga ko ubwanditsi bumariye abantu. Bimwe mu bitabo nandika bigaruka cyane ku mateka yaranze abanyarwanda muri jenoside, mbere ya jenoside ho gato, na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'imibanire yabo n'abandi muri iki gihe. Numva rero umuntu wese mu buhamya nakiriye, mu basomye ibitabo byanjye, aho mu biganiro njya nkora ku bitangazamakuru bitandukanye, hari abanyarwanda cyangwa se inshuti z'u Rwanda basomye ibyo bitabo cyangwa bumvishe ibyo biganiro, hari aho byabavanye, hari n'aho byabagejeje. Donc mu bumwe n'ubwiyunge, mu budaheranwa bw'abanyarwanda. Rero numva umuntu wese wasoma bya bitabo navuze, yaba cya kindi cyitwa isano isumbi y'amaraso, aho navuga ko tugomba nk'abanyarwanda kurema indi sano isumbi y'amaraso,
buri muntu wese akakubera umuvandimwe, buri wese akakubera umubyeyi, mugafatanya mu kubaka igihugu. Na cya kindi nababwiye cyitwa ibikomere byawe byanteye gukomera, aho naremaga abantu umutima, uwo muntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi, mubwira nti wikwiheba, wiheranwa n'agahinda, wikwiyanga, igihugu kiracyagukeneye kugira ngo ugifashe mu bikorwa bitandukanye. Mugenzi wawe, umuturanyi wawe aragukeneye kugira ngo umubere umubyeyi, umubere umuvandimwe, mufatanye mu kubaka igihugu. Hari umuntu ugukeneye kugira ngo umuvure indwara yamuzahaje. Abo bantu rero, ibyo bitabo nagiye nandika nshishikariza abantu bakurikiye kino kiganiro kubishaka bakabisoma mu maribura atandukanye, muri Caritas Biriyo, wageraho ukagisoma, hari aho cyakuvana, hari n'aho cyakugeza. Hari ikindi gitabo nanone mperutse gusohora nababwiye, kigaruka ku mibanire n'imibereho y'abagize umuryango nyarwanda, icyo nisa ngo ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Cyo kivuga kigaruka kuba abantu benshi nyuma y'aya mateka yaranze u Rwanda rwacu, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abantu benshi bariyanze, abantu benshi ntibazi impamvu bariho, umuntu abaho yumva atariho. Ari naho uzasanga hari abantu bagizweho ingaruka n'iyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ugasanga bafite ikibazo cy'ihungabana, agahinda gakabije, ndetse ugasanga ibyo bikomere bafite bigira ingaruka no ku bana babyaye, no kuba bakomokaho, no kubo babana, no kubo bakorana. Rero narababwiraga nti nyamuneka ikebuke, wibuke yuko ari wowe w'agaciro gakomeye mu kugira ngo uhindure iyi si turiho, kugira ngo uhindure u Rwanda turimo, kugira ngo uhindure umudugudu urimo, uhindure ku kazi abo mukorana, uhindure abana mubana mu rugo, uberere imbuto nziza umugabo wawe n'abana bawe n'abaturanyi. Rero narabayibutsaga nti kebuka, ntiduheranwe n'ayo mateka, ahubwo twibuke ko tugomba kubaho. Perezida wacu Paul Kagame, ndamukunda, mu mbwirwaruhamwe akunda kuvuga, ajya avuga ngo twarapfuye koko, nibyo, ariko twageze hafi, nta kintu cyaruta ibibi byatubayeho. Rero ntabwo dushaka gusubira mu ibyo bibi. Rero nabwiraga abantu ntabwo watekereza ibyo bintu waheranwe n'agahinda nawe ubwawe utiyizi. Banza wimenye, wibabarire, wikunde, hama noneho urwo rukundo uruhe no ku bandi, uruhe no ku gihugu, dufatanye kukirinda no kucyubaka. Ndumva ari uko nasubiza ku iki kibazo mwari mumbajije, uruhare rw'ibihangano byanjye mu bumwe n'ubudaheranwa. Icya mbere mu gihe cyo kwibuka ni ukuzirikana abacu bajeje jenoside yakorewe abatutsi, kubibuka. Njye mvuga ko atari ukwibuka gusa umunsi w'amakuba n'ibyago, umunsi jenoside yatangireho, umunsi waburanye n'uwawe, umunsi bishe papa wawe, umunsi bishe mama wawe, umunsi bishe umuturanyi n'inshuti. Oya, ntago byakatangiraho kubibuka, ahubwo tubibuke kuva twabamenya, tubibuke kuva twamenya ubwenge, kuko kwibuka kwiza ni ukuzirikana neza abo bantu bagize uruhare rwabo bagize mu buzima bwacu kuba aho tugeze, ndetse n'icyo tugomba gukora kugira ngo ubuzima bwabo butazazima tukiri bazima. Rero ibihangano byanjye ni aho ngaho bishingiye, nkurikije ibitabo bike bimwe nagiye mbabwira muri bya bindi byose. Ikindi kibazo mwari mubajije, muravuze ngo imbogamizi abanditsi muhura nazo mu rugendo rwo kwandika amateka by'umwihariko yaranze u Rwanda yaje kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Navuga ko imbogamizi za mbere abanditsi benshi, reka mvuge ko bari batoya mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, abandi bari bataranavuka. Rero biragora kubona inyandiko zizewe zavuga ku mateka y'u Rwanda mbere y'uko jenoside ari zakagombye kuba zigaragaza, navuga ngo esheke cyangwa se gusitara no kubogama kw'amateka yatumye habaho jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi cya kabiri ni uko kubona abantu baza ayo mateka ku buryo wagenda ukaganira nabo bakagusobanurira, nabo ni bakeya. Abo bakeya n'aba benshi bafite bya bibazo by'ibikomere ku buryo ujya kumwegera ngo muganire agahita agira ikibazo cya trauma cyangwa se cy'ihungabana. Ku bumenyi bwacu nk'abanditsi twese ntago twize ibyo gufasha abo bantu. Urumva rero haracyari imbogamizi. Niyo uganire n'umuntu jenoside wagizweho ingaruka na jenoside, donc warokotse jenoside hano mu Rwanda, nawe kugira ngo akubwire byose
biragorana cyane, kuko inshuro nyinshi hari ukubwira ati sinshaka kwibuka ayo mateka, sinshaka kubisubira mwako gahinda n'ibiki, ndashaka kubaho donc ntuje. Rero izo ni imbogamizi zituma abanditsi tutabasha kubona ubuhamya bw'ukuri ku babaye muri jenoside, kumenya amateka ya mbere ya jenoside, yenda ya nyuma n'imibanire yabo byo biroroshye kuko abenshi twabibayemo, tunabibamo, turabibona aho igihugu kigeze cyiyubaka naho cyavuye. Ariko ibyo bitabo cyangwa se abo bantu b'inararibonye bashobora kukubwira amateka, biracyari imbogamizi mu kwandika amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ndumva icyo cyo nizo mbogamizi. Ubutumwa nagenera abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, muri kino gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, ni ukubabwira ngo kwibuka kwiza ni ukwiyubaka. Kwibuka kwiza ni ukutibuka ibyago n'amakuba gusa, ahubwo tukibuka ineza y'iyo miryango yazimye, iyo miryango yasigaye ari incike, abo bavandimwe barokotse jenoside, abo bantu bose ni ukubibuka, ariko tukarenzaho kubakomeza. Abo bakomeretse, abo basigaye mu muryango nyarwanda bakomeretse ndetse bakihebye, baradukeneye kugira ngo tubabere abavandimwe, baradukeneye kugira ngo tubabere ababyeyi, baradukeneye kugira ngo tubafashe guhobera ubuzima, dusindagizanye mw'ubu buzima. Icya kabiri, dushimira igihugu cyacu, hari aho twavuye hari naho tugeze kandi heza. Igihe rero kigeze ni iki cyo kugira ngo turinde ibyagezweho, dufatanye kwimana igihugu cyacu, dufatanye gushyira hamwe ndetse no kwandika ayo mateka kugira ngo tuzasigire abana bacu umurage mwiza ubabwira ngo muramenye, ntimuzongere gukora igisa n'iki kibi cyatumye u Rwanda rupfa burundu, rugapfa, abantu bagapfa ndetse n'igihugu kigapfa. Rero icyo nabwira abantu, amateka yo ni menshi, ariko umuntu ufite amateka niyo yagera abanditsi. Ashobora kuba we ubwe atabasha kuyandika, ariko biroroshye ko wakwegera umwanditsi akagufasha kwandika ayo mateka, ukazayabwira abazagukomokaho, ukazaba utanze umusanzu mwiza mu kubaka igihugu cyacu. Uzaza wese ntazasitare aho abandi basitaye. Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ugwa aho yanyereye ejo hashize abatagira ubwenge. Bishatse kuvuga ngo uwo muntu niba ahantu hanyerera cyangwa hari imbogamizi, inshuro nyinshi usanga bashyiraho icyapa kivuga ngo hano hari ikorosi, hano hari amabuye, hano hatambuka inyamaswa. Rero natwe nk'abanditsi tugomba gushyiraho ibyo byapa bivuga ngo ngaya amateka yaratse igihugu cyacu, dore aha hantu haciye wahirima, ahantu ugiye mwino nzira wakora jenoside, ahantu bigenze gutya byagenda gutya, dore nyamara dore aho duciye hano twajya mu nzira y'iterambere yo kubaka igihugu cyacu. Rero ni umwanya mwiza navuga ngo wo gukomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, mbabwira ngo nimukomere, muhumure, imbere haracyari heza. Dufite ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse gihora cyifuriza abarokotse jenoside ndetse n'abanyarwanda muri rusange kubana mu mahoro, gukomera no gukomeza ubuzima, gufashanya ndetse no kurinda ibyagezweho kugira ngo tutazongera gusubira mu icuraburindi nk'ibyabaye mu 1994 hano mu Rwanda. Rero navuga ngo ni umwanya mwiza mwaduhaye wo gutanga kino kiganiro cyangwa cyo kuganira namwe kw'ibi bihangano byacu, ndetse no kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ni umwanya mwiza nanone wo kubwira abantu ngo duhobere ubuzima, tubeho, turinde ibyagezweho, twibuke twiyubaka, kandi duharanire ko tutazasubira muri ayo mabi, kandi tuharanire ko ku isi yose nta hantu hazongera kuba jenoside, kugira ngo n'abandi bantu bazajya bakomeza baze bigire mu Rwanda, bibaze ngo twebwe twabigenje, n'iriya banga twakoresheje kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bibe byarabaye, ariko tube tubanye neza
nk'abanyarwanda. Murakoze cyane. Ni naha dusoreje iki kiganiro, aho twari kumwe n'umwanditsi w'ibitabo Uwimana Emmanuel. Mwese twabanye mwakoze, jye bagiteguye nkanakibasangiza ndi Gilbert uko izagira. Ndabashimiye. Iyi ni Radio Salusi. Ugira duhana amahoro n'umutuzo, twibuka kandi twiyubaka.